abakobwa ubona bose Godfather ibintu ubona abakobwa bazabazwa ibintu byinshi Godfather uduha inspiration nta n'umukobwa uzajya mu ijuru kubera ko nta mukobwa uzajya mu ijuru nta mukobwa uzajya mu ijuru bizagorana uwo nyine ijuru ni iryasi Godfather nditekeye wallahi nanjye mbyukanye inzara ndagasa ukanyuzana baby umva shango nditegeye Godfather ngo mvukanye inzara ndagasa utekereza abakobwa bariho biyimitse gavukanye inzara ndagasa ndi umukobwa wawe ariko ko numva mwanutseho ngende umukobwa wawe ariko uri umukobwa w'igihugu gusa uri umuco ufite uri gukomeza kumvugaho uri kujya mu promoting cyabo promoting ko hari umuntu ukuzi kumbe promotion YouTube channel wabuze promotion mbwira ngwe promotion turadumba 10 twanyerega ngeze ubu nice njye nago nunzwe na turadumba 10 twa YouTube channel ja you get it uzumva ukuntu garama umuntu gute kuri ibihumbi 10 uzumva ukuretse gushingira mu mutwe nago bira bihumbi 10 binunze kwanza ngo baragabanyije basigaye ibihumbi 9 ubundi twe badukubitaga nako gacumi kuzuye ngo basigaye babaye 9 Godfather ngo bakiguriramo ibyo kurya nyamabono bako weekend nyamabono impunzi ndagutereka nk'agapira ndagagaye ndapfuye none se I cannot get it ntabwo bizi ushaka icyo sheri cyane njye sinyavuga ikintu nazi kandi mafite n'ibimenyetso ibihumbi 9 byose babahemba unsanze kwa Godfather utangiye kumganuka nku promoting Chimanere mwana wose kari ubuzima wenyine ntabwo ndi kuri telefone ntabwo ndi kuri kamera ni murutara yashyiramo hejuru biki kuri abo cogo bwawuzana ngo ni ibirayi byiki ubu bigeze kuri turuwasa se iki se oya uzana uburayi bubi mwana uzana uburayi bubi ugasa iyo oranje iriya kubwiye oranje iriya yose ni oranje iriya yarugu muko urya imenge muko wowe chunga sana ndagumva si promotion I'm gonna give you uri sawa ijyanye gutyo kufite abana benshi njye sawa nkibasa rwose MC what's poppin' Jackie Boo what's poppin' Jackie Boo wamubonye se Jackie Boo wamubonye Jackie Boo awe shana amubonye awa Jackie afite izina Jackie Gadishu uri hehe umushyitsi wawe yahageze ndahari umushyitsi wanjye I love you so much Jackie Godfather genda kubaza ndagutinya iyo uvuze manuka niruka nkora yatumye sinzira saa 10 ntukirukankishiri wanjye mbonye uhari ndambwira nari kuvugana na Ripope ndamubwira Ripope none se mbaze ikintu mfana Godfather ko nari umusitari hari ikibazo ko kujya kuri social media oya nta na kimwe gihari ntacyo ishimye ko none se utana kuzajya umbwira ngo nkumanuka oya kandi bamaze kugupresenta kuri umwana mwiza no njyewe ndashaka kubaza wowe wenyine paske none ubwoba nkamanuka nirukanga oya nta kibazo mfite kandi ndi kuganira na Nyamabondo ubwo se naganira na Nyamabondo kuzi ko yaza kaza ari ku Nyamabondo ntabwo ndi kumureba nashaka kuvugisha wowe Nyamabondo ndaho ndemeze neza mama wanjye Jackie Boo meze bawo Godfather umuhungu wanjye unama Godfather dara umuhungu wanjye wabyaye mu nda mwana byaye nyine ujya wumva bita Patrick
Patri woni so yego yabagaina ntikica akagira mubi ahambira yamubwiye Nyamabo waribyaye pe uzwaje mu rukagaruka kandeba inda yawe bayikoresha se yayigira uyu nguyu ni umwana wawe amaraso yawe nyawe no kuri kw'Imana uyu n'umwana wanjye uva nkubwire rero umuhungu wanjye Patri karame ndashaka kuguhita tugahungira i Bugande agahunga iki agahunga se gahunge ba mwana Patri karame ni ukuvuga ngo mbwira uwo gendana nawe nzakubwira uwo uriwe ni byiza yarakubyaye yarakoze urimo kumva ariko nkubwiza ukuri ufite imyaka ingahe 14 uracyari muto ariko 11 ahangaha ushobora kumenya ikibi n'ikiza umva nkubwire inama sibyo byonyine kumanya nayo igihe kingana gutya amaze kukwangiriza nyarukiri wawe uzava iwawe umaze gukuramo gatoya muri nk'imyaka 3 uzavayo umaze kwifatira imyanzuro yo wambuka i Bugande cyangwa uje i Burundi Nyamabo mbabarira uyu mwana aramutse ndimo ndamushyirira akawifu umuhungu wanjye ngaho ibaze nuramukumanira mu bintu uzamwanduza sibyo ntuzamwanduze kurya kurya nibyo bintu nzi ahubwo agomba kurya cyane ubwo tugarukira cyane wagifata ukamwigisha ikinyabupfura bwariya yewe uri kukimenamo Jackie Boo Nyamabondo we ni ukuri kw'Imana mva nkubwire njye nkunda uburyo uganiramo iyo utatukanye ntabwo nyadukana ntabwo ujya utukana kandi ariyo miganire yuko nakoresha ahubwo ntasanze wa mukecuru mbona uramuhengamo ndabyihorera wabonye ukuntu ari kuyikoresha none se kaze nkubaze Nyamabo kubera kuri gukoresha kirida kandi uje urya ifi ukayikanya n'amagufwa n'amahwa yayo narende ibinyama by'inka no mu buzima busanzwe bufepasa ntabwo ibyo ngibyo byasabaza ntabwo yabyumva Jackie Boo wanjye Nyamabo uraho yes yego Nyamabo umva nkubwire ufite isura iteye ubwoba pe uzi ko amazi atagaragara mwana ko abagore bayikunda kubi oya bayita sura ya kazi ariko ngo wigeze kwigiraho umunyamurenge nari narabyibuha ariko wari umeze gute nyirakaje maze nk'uyu muhungu wanjye ubwo se umuhungu wawe yawe umunyamurenge we umuhungu wa Nyamabo ngwino nkurebe ubwo ewe data arajya byita gutura umubiri arebera noneho we sikoza Nyamabondo w'umunyamurenge uyu munsi uretse gato niba ushaka gutwi uzandikeho ngo Nyamabondo w'umusinzira cyangwa w'umunyabyinshi uhita umbonamo Godefroid ashaka kukuvugisha niyo mpamvu riri papa yashyizeho nta kibazo mama wanjye dore banete ngo yahishe yewe ngo yahishe ntabwo wahishe gahambere kugaragara Nyamabondo ngo yahishe
baribonye ryose ngo wahishe yewe. umva reka reka yewe ntabwo ndi mama ko wawe ntawe nenge bampaye akusiyunguye naho n'ibiki nashaka kubwira nashaka rwose Ntabwo uri mama wanjye. Okay, ndakumva baby. nitwa Jackie Okay Jackie, ndakumva sweetheart. nashaka kubwira uzajya umbabarira kuko iri pupe n'inshuti yanjye iyo ndiho buri munsi uravuga ngo bamanure nashaka kubaza ko icyo ushaka ko bamanura Oya ntabwo nari nkuzi, ntabwo nari nzi kuri inshuti yanjye, byarangiye ntibizongera. uravugisha ukuri natwereka isura turebe ko ari mwiza. Ariko isikabo mani ndekera abantu hamwe, urashaka kureba isura se ngo bigende gute? Ko ataba mu Rwanda kuri ngo yari mu diaspora yawe. Wasaga afite isura nk'umukobwa turinganiye. Kandi uwo mukobwa arakubaga. Gakobwa ubuhere nakubwiye ko natunzwe na YouTube. Ariko uyu mukobwa turingana afite isura imeze nk'ingumi. Nakubwiye ngo biriya 9,000 si ngombwa ngo ubinzane moja. Erega impamvu uru rukara n'amafaranga uhembwa ni make. Jya wihangana. Wahisemo akazi kabi. Ka kazi twe twagataye twiruka. Akazu kakubakira inzu mu mujyi wa Kigali, akazu kakutuma muri botike. Ariko bakubaka inzu ni nawe y'abakuru bagutunga kamera akagira gutya akakubakira inzu wese arayigira yari uzabeshya abandi. Wamubonye Jackie Bwandi Nyamabo ahubwo cunga sana wari wavuze ngo ashyiremo kamera, wamubonye? Nakuremo rinete ariko rinete ntabwo ari cyo zikora igikora ni kashi. ariko uririmba hip hop oya ndirimba R&B. Godfather nawe urabona ko tujya gusa ujya umwihorera. Uragasukusuka gatsindwa nema ugira bumenye. Nawe reba uruda rwawe ukorekitire. Kandi nakubwiye ngo izi YouTube niko ziba zabongoje. Ndebanye kuko igitari cy'amanga ndapfuye. Pas même tu es honte. Faut pas faire ça devant tout le monde. Abantu bose babona bakuga ureba umuntu w'umusitari werekana inda comme ça. Ça c'est pas. Umusitari uhe Jackie Bunda ndakunda guhobeye. Nyamabondo. Niba Godfather bayamwakiriye. Njyewe se shati yo tuvugisha ukuri niyo atanyakira ntacyo byabintwaye. Uko ugenza aho n'ijya mabona. Kubera ko kagutomera ugahita uvuga ngo yewe kaba kakwinjiyemo. Fata amazi menshi. Kuvuga ngo kunywa kabyeri gakonje muri aya masaha ngo saa 7 z'i Kigali. Kukunjo kasava. Guys, urabona ko ikintu bita tap musigaye mugikora ku muvuduko kuri hejuru. Keep it up. Ndakumva Nyamabo. Ariko Godfather uzi ko nk'ejo bundi ujya ugira akagoroba k'ababyeyi ariko afite nanitse ko ugiye kuvuga ati nka Godfather nk'uko nateranya abantu bose nta kuntu twazavuga ngo tugiye gukora fundraising Godfather agafasha abantu twese tugatanga amafaranga. none se nipaka ngo munyureho ubu nta bene wanyu ufite bakennye wabahaye. Yewe ariko ntanga mituweli ku Kibuye mu Bisesero baranzi ntanga mituweli buri kwezi abantu 300 mbaha mituweli. Ibyo ngibyo buri kwezi nimba ubasha kubikora uzamenye kuri umuntu. Buri kwezi se mutuwe mu Rwanda yishyurwa buri kwezi kwishyurwa buri mwaka? Ntabyo nzi njyewe ntanga buri kwezi amafaranga. None se wafasha umuntu umwe wo kujya gufasha abantu 300 ukamuha amafaranga ntabwo ufasha abantu 300 nanga mituweli y'abantu 300. Ubwo ni abantu 300 nyine.
we niba unabikora ni byiza ya buri kwezi niba unabikora ni byiza kabisa Imana ikorohereza none se Takibu karame wishyura mituweli buri kwezi bibaho jyewe nohereza buri kwezi 300 gute se nese ejo bundi riri puparahari ntabwo ejo bundi hari umuntu ahari desha minervare no kwishyura inzu riri pupe ushaka bya mituweli aho ngaho barakwiba kubera ko mituweli barakwiba narimaze ikibona narata hari uhakora bishyura infwa umwaka umwe ntabwo nari mbizi ko ari ku mwaka pasike ntabwo mbizi urabona ngaho rero barayakwiye ariko rero mushaka mwagurira Nyamabondo mituweli natubwire mituweli ntabwo ari ingurube agenda iyo hirya ni umuhungu wanjye yego shafite ikibazo nawe rero nawe wagira ngo nawe urya imboga ngo dufata ibintu tuzapfa nk'uru n'umuhungu wawe uru runyogote ni umuhungu wanjye kinyogote nawe ntukane ikintu kingana kuriya kibazo nk'igipfunyika ni umuhungu wawe aheruye wowe se urabona worohewe reba ukuntu kingana reba ukuntu gisa ngaho camo turebe fi camo aho ngaho ukuntu gisa arijya nawe umubi shafi uri mubi n'imbere y'Imana ahubwo nyobaga n'ukuntu ujya kuninya gatumagana mu Kinyarwanda we noza yasatse inyiharya riri icara muri kontwari reba Nyamabondo ariko ngenda ndashaka